mwitegure shit inshyashya amatwi yanyu yishwe n'icyaka iryo gegera ihorana ishyambuze ibwire ko koze n'ibishaka umusani mu gihugu nsamba kubona ibiceri nisunge masamba naho bundi zifrona cyangwa usibye ko muzikina kimicanga underground ndimo ndaturi kuko promotion harimo baria basubiramo hindura kariya vunika biti basigize Maria fashe umwanzuro ndazirika twana tose turi kumedita twibaza impamvu nje banari kuvuga nifitiye shida z'umufuka imyaka iri konsigiri kwiruka mero kukiri muto nkuruta amabere n'isure ndaguturika muturage dutumutwe na plan dufite yo gukora igikwe tebero mu gitari kuzana renge zo kumedita nimuze muri Paris mwese muhawe rugari imucyaho Paris itari nimubanze musabe ikibari nukugeza 6 ishaza ry'iyi minsi habayeho nominees they wanna know what it is. Yes, kaze nanone kuri Waka Waka podcast nk'ibisanzwe abari Firebone uyu munsi nkuko mwabyumvishe twazamukiye muri vibe shyashya uyu munsi ni bishyashya uyu munsi ni Firebone mwegere amafone yanyu mwegere computer zanyu mwegere TV zanyu kubera ko bigiye kubera hano ni Firebone yeah man nkuko nabibabwiye Waka Waka na ahantu muzajya musanga abahanzi b'impano impano zigendera abantu biyaminiya ni hano muzajya mubasanga uyu munsi rero ni show ndagira ngo ntabatindiye abahungu turi kumwe hano mbinjize gutya kubera ko nta kundi nabikora abahungu Kav in the building yo Kav new yo kama jeshi mbona funzi gumi ndateambya yavunitse inkumi ndumuhungu uzuye urucumi igihe cyo gutangiharira buri nabusugi nabufuti n'ubushuti n'ubufupi barashaka tubireke kweri barashaka ducuruze byeri wahora niki batwigiye imitwe kuduheza hasi ngo tubureke kuduteza songo zitwambike filme ni majere benetso za filme mubyizi nangana aho uri kugana munwanyu nugigira ukungana subarira semye ngirigara maniga yose gotewe isigara nkuru nimwe harava musigara so numukira zatanga amadara zandusi nico asiga amagara biraza gukarani haba mingara Yo, me bad is killing them bad. One big come and make jump back. Mukinigile need to break your back. I can never lose, I ain't gonna stop. Pure my brother could talk ni cheap. Nikifika mtani wananza ku trip. Nukukurizwa babo nye drip. Mubasa ni Josi mbakoreshe trip. Kigalians we never sleep. Tuna grind ela tuna zikip. Tupiga morning abahama tip. Langa shefuga ziba ziri deep. I'm sorry kungurikira na vipi. umva nkurabure man undatikagira imana kumba bibwiye bwana umva nkurabure man hano mu mujyi ni wigira inzanga cyangwa ibyo ufite ubihebe birangira uvuze induru nk'idebe habe namuwe nkufitiye habe fungura amaso habe ese mukezerezaye ni hamwe babasore babiba nk'abagore birakaze ku mihanda ufatira ingoti yawe nkayikanda ku mihanda bamiga umukanda iyo mfashe vora mwenda bakanda ibyo wiziritseho umukanda rurema afite uburyo bibanga urahiga kumumena icwanga uramuhiga biganga nagaramutanga wenda zagutanga nawe agufata gukandege ujyanye ikirego kwande kanura amaso wigire de bande fata imihanda imande n'imande ntuguhabye izikadaje igere mu bakambwe bibwa na cyangwe nabo nibaze tubambika icyago Whoa, niduhuru tapiga makofi nigga think that you get it for real. Kama ni ganji tunazifeel, tunazigonga, tunazidrill. Usimind I'm doing my job, natafuta hela I'm doing my job. Nikifika mtani wananza ku trip. Wananza ku trip, invest in me. Kama gorilla, go hard on this verse I'm killer. Them niggas think I'm dealer. Na decide kujipoya giga. Walk, slide, spin, attention. You guys with vacation. I mean that, no hesitation. Don't run, fit information. Zanyo tunafita ID, kandi mbandi muri VIP. Gang, yes indeed. Yeah. Yeah, let's go one more time.
mwitegure shit nshyashya amatwi yanyu yishwe n'icyaka iryo genge rihorana ishyamba uzayibwire ko akoze n'ibishanga tumusani mu gihugu nsamba kubona ibiceri nisumbe masamba naho ubundi zifrona cyangwa usibye ko muzibyina kimicanga underground ndimo ndaturi kuko promotion harimo bariya ndasubiramo hindura kariya vunika biti basigize mariya tuganira nasoza menya ari igisekuru yasinza kuvuze niyo mwaza muri igikundu wamukira nawe ntago umuzi uwo mwobo uri kunsunikayo ndaza kugira ngo ninya kujyamo nge ngira uko ngenda interview yanjye izaguhenda ngira uko ngenda interview yanjye izaguhenda hizo biti zananiranye kavukire gengo zose zihane flow wakazi zuzuye amahane nimba bageze nimwotsa agahene ba rap ifite vitamini si kwinini muyishinje ibinibi ngo bazanega ndi mu bikwiti hike musikwizi va ku giti nipe Mike Petty nice beat ishubundi banyongera ipeti rap yanjye iteye apeti sinzi kurya inyama ifurusheti va ku ibyo bipeti bizamura isu mu gifu hashashemo imireti level gezeho ni level 6 bazacaka nibacimita twist niyo ubuzima bw'amana fit nditayari kubufunga ni quiz nyiri igiti cy'imizi flow zikaze bashyire ku midi nk'umuzungu duwe link yaho tujya gukorera izi hit yo nyiri shit kuri kese ma bitch yo baramubeshera dish bazamasha guji mushaka shot urabaha tarif ni Mr. Kiswahili babu mfite mbakubye marambiri so crazy ni mwandushakili ifasho yundo mutamini ndavuga kavugeze bukavu gituma ndapa nuko mfite impamvu magasingo mangamia ta media nago yaduheza ta getting crazy sana nka motipana makuru nuko nakiri gukaya shisho tayari nka King Tichara miyongo ya yanu tutayicana ubu nugukora nabyo kwicara nitandukanyije na rasta kipara ndira ni Dar es Salaam kiye tugezemo nicyo gukaba nambara trip nka Tony Montana ubwo jizose nitazibana ubico nshaka ni baby mama baby mama baby mama ngo kabiri gatatu kane siwezi gutana tuburudikane muri sako mugende mubase note one more time Kavin and breathing Kav represent Jakafela Bodak ZEO Shoga RAFIKI Waka Waka show let's go ngo kabiri gatatu kane siwezi gutana tuburudikane muri sako mugende mubase note dufite zitera ubusare tuzikora hakiri kare gerago nyero nashyizemo kare isovunja musiryo musare soni imbere nazo tuzibabaze kubikote bya kavunaro wivi kubutabiza ubundi wazumbaza iki kubugambo ubunzi migigi ntuzi kuba mu mugese bisaba iki tegure shit nshyashya basapeti ku mihanda uburyo ubuzima bubi bumukanda ahageze hose bamuhiga ameze nk'imbeba munsi y'igitanda benyamabara kiza amagara dore amatara n'ayo matara yaragura wiyahara kavukire na ikigari na pari gishwa nimwe tudahari biti tuzigwamo buburuseri ece nyiginyo nka bukuriseri biti tuzigwamo buburuseri ece nyiginyo nka bukuriseri ndi muri yaguye ibiceri Kigali nafashe umwanzuro ndazirika twana tose turi kumedita twibaza impamvu nge banari kuvuga nifitiye shida z'umufuka imyaka iri kunsigira kwiruka meruka ukiri muto nkuruta amabere n'isure ndaguturika muturage dutu umutwe na plan dufite yo gukora igikwe tebera mu gitari kuzana rege zo kumedita kubera SID Kigali nafashe umwanzuro ndazirika ntusangangisha inoti ibiceri mu murondi hirasumba imigezi sinigeze uburezi manika siti nanyuze batoya amayezi nkaya mazi sinamira nyeri sikanwe ndagenda makeri nkaya mazi sinamira nyeri sikanwe ndagenda makeri ubwo bwenge tumaze kupayana rebaga iguni nkumva ndi guhaba icyo bavuze nyuma biraba tarishe na sazirigara nkaya mazi sinamira nimuze muri pari mwese muhawe rugari imucaho pari zitari nimubanze musabe ikibari nukugeza 6 tari ishaza ry'iyi minsi habayeho nominizi ndabona no waririzi ibaze disi bumva ari disi iyo mvuze ibyigenge disi umbwiriza biti huza umurapa na kiki bikabyara hiti monopoli kuri street babicakasha dukora iyo bwabaga duhinduriye imbaga umwanzi aragava twaciye amazi ayo makata ni nka ratata nutayikina urayirata tubatamika amata mucira ejo bundi ni muhera uzatuma mukavera Bombo Clan is Kav in the building Kav in the building Bodak Kav in the building
Big things. Katugume muri iyi vibe ya drill, tugume muri vibe ya drill. Bro. Respect man, I respect wallahi. Noneho ndagira ngo mumbwire drill y'u Rwanda ko njyewe nabibonye murakaze bro, murakaze kandi ni nka kwa kurujya bumva ngo u Rwanda ngo rwihahiye ngo rugura ibifaru ngo rugura indege z'intambara ngo rugura iki. Nanjye navuga ko industry yacu ubu ngubu dufite imbunda zikaze z'imisada zishobora gutuma dupushinga na music y'abanyamahanga kugira ngo ikomeze nayo itwumve. So nk'abami ba drill muri iki gihugu, drill yacu igeze hehe ku rwego mpuzamahanga? Dutangire aho ngaho twinjira. Ikintu navuga nyine imibare iri gukora nicyo kintu cyo nyine gihari. Urebye nyine ubundi kuvuga ngo buri genge nyine zana vibe yayo, nka Kavukireyo nyine ahantu inyuze hose ikintu bita vasi, ikintu bita nyine spirit ya hip hop ntago ari ibintu utindaho, kandi niko kazi nyine n'ubundi. Iyo umuntu ashoboye akazi ibindi byose yagenda byiga, ariko ubaho bigeze niba umuntu ashobora gusora ingoma yicaye muri ghetto man ukabona irebwe nta n'ihumbi ijana nta hantu wagiye bro, byo ni ibintu birenze ku muhanda ho nyine abari nk'insinzi tu. Ubaho bigeze n'umuntu hanze areba byo nyine spirit uri kurapana akavuga ati bora afite hip hop irenze, nubwo abatumva ibintu muvuga ujye umbwiye n'ibyo ariko bazi presente yaba niga Kavukire muri hehe twurire. Anga turi Kav gang tuba twabihinnye ni Kavukire ni team nini cyane, nabivuze ushize harimo team y'ibyangwe, harimo team y'aba artist, ariko twese nitwe n'ubundi tugaruka tukabikora. Hanyuma iya boominze cyane ari nayo ihabegariye byose ni Kav Music, irimo Chakafela, Horari Gang, Bodek aka BOD aka the top figure, the top shotter, you know. hari n'abandi bahungu abahungu nka Mashagu ni Don Dada kabisa. Ni team igizwe n'abantu batanu. Je ni Chakafela aka birakaze ku muhanda. Muri gukora drill ariko somehow muri abantu muzi music yo kuri street, uko niba wumva umuntu witwa John Dada urumva izina ryawe Chakafela hafi ya Chakfenda urumva muri abantu muzi music ya haso cyane. So bro tubwire iyi haso yanyu imeze ite, birimo birabagora kubikora cyangwa murumva muri kubona production nkuko muyishaka muri drill? Urakoze. ikintu navuga ubundi nta kintu wageraho kitakugoye, ariko byibuze ubu ngubu nkuko yarabivuze, nimba wenda ushobora kuba muri haso uri murambwira mvuga ati ngiye gusora ingoma nta zindi mbaraga zindi inyuma zidasanzwe, ariko nkaba nzi ko hari abantu bategereje ibintu ngiye gusohora. Izo ni ikintu kigutera spirit cyatari gituma nyine nk'ukuri kuvuga Kavu nanjye ubwanjye nubwo nyirimo, ariko aba bahungu kabisa ikintu kijyanye na vasi ikintu kijyanye na vasi ni ukuvuga ngo wowe nubwo waba urimo we ntabwo bivuze ngo nguri muri comfort zone, ntabwo we wicarira muri comfort zone, kuko abahungu ni ibintu bishya nyine, ni ikinure ariko turashima Imana byibuze ahantu umuhungu nkazi iyo turi kubona wenda byibuze umwe muri twe harimo abanyarwanda bamaze kumumenya, kuko nta kabuza ntago najyaho ngo beshye kabisa, kuko bro the nigga everywhere game kabisa akazi ari gutanga mu kibuga umuhungu utarateguye bro, umuhungu utarateguye bro umuhungu umuhungu Chakafela, umuhungu bwiro better protect your neck gatoya.
ikintu navuga nuko hari uburyo twakozemo ibintu dushaka ko buri muntu azajya asohoka nyine mukamenya gutandukanya ZEO na Chaka nka buri umwe none buri umwe agiye kugenda yasohoka none nyine mugiye ko na potential ya buri umwe ko ya gang irashoboye kabisa kuvuga ngo ubu wabashije gusohoka mbere yabo ba superstar mbere yabo ariko nubundi nanjye n'abantu barimo kubibona babonye show urumva vibe zirimo buri wese araza ukavuga uti hararimbutse oya twe kubera tunahorana undi yaza ukavuga uti bigenza bite urumva so ibintu uvuga nibyo ariko noneho mu magroupe abamo ikintu kimwe bita ishyari kikaba ari n'ikintu gikunze kugora amagroupe kugira ngo abaniga bakomeze barambane bahasoringane uri kubyumva mu ngubu afite hit ariko kuba bafite nanone n'ikindi kintu gikomeye kubera ko niba uvuze ngo ndamutumira muri event yanjye ubutegereje ifoto ya ari kumwe na Kev yose ari kumwe na Kev yose nawe bazaguhamagara ukajyana na Kev yose so hari igihe bitinda rero hari igihe bitinda wenda ugasanga kubera ko ibintu byose ni time for sure iyo nkamwe nge nababwira it's a matter of time kuko talent irahari sibyo it's a matter of time nibi byose muri gukora ntihasogira ngo music yanyu ikomeze itere imbere ariko hari igihe bitinda mwebwe muri tayari kurwanya icyo kintu na ego ya buri wese kumva ngo nguriye kuko urumva hari igihe umuntu ashobora guhitinga muri mwebwe kandi atari we mwemera muri mwebwe bibaho cyane ukavuga uti abantu uriyandana mu rushayi ibiki ugasanga gitangiye kuzana spirit itari nziza muri icyo kintu mwiteguye kucyavoidinga ikintu navuga Kavu ku bantu batayizi ni yahuriwemo n'uburi muntu urimo afite groupe yavuyemo avuye muri byina trap afite gang yabo yavuyemo hari n'abandi bavuye mu yindi timu yabo nyine twese twahurije hamwe dufite ibyo twabuze rero nta utuzi uburyo umuntu ashobora guhitinga muri mwe atari uko ari dope ahubwo ari uko hari igihe cye n'ikintu cya mbere ubundi twe twizereramo no rush ibintu bitinze nibwo biramba iyo byihuse birangira vuba abo rero kinavuga nyine dufite amarisons menshi barabizi byina trap aho yari igeze ikongera umuntu agatangira from hasi nyine from zero bikaba bigeze hano no uri no top muri game muri dope kandi waratangiriye hasi utitaye ku bindi mwe mwaragezeho ubu dufite byinshi twabuze ntabwo twakongera kubibura cyane ko gang itandukanye na group gang yashobora gukora hit ku giti cye tukayikora turi twese ariko ku kazi nyine tuba turi kumwe nta rush kubura yatsinda nyine nicyo gang iba bitandukanye tuba dutsinze ufite kijya kigora abantu kumva ko intsinzi y'umwe muri mwe ari iyanyu mwese ubundi ikintu kiba kiriho iyo umwe atsinzwe muri twebwe ntago aba ari ibintu twese tuba dutsinzwe urabona imibanire y'abantu hano hanze ukuntu imeze ni ushobora kuba uri inshuti yanjye uri kubyumva nabona utangiye ugafata nkumva ngize kamukusha ku mutima bibaho kandi sometimes ukibagirwa ko ejo nugira ikibazo uriya muntu ugize amahirwe aragafite kandi muraziranye kubyumva ni ukuvuga ngo niwe muntu wa mbere wajyaho ariko mu mutima wawe niwe muntu nanone ufite ishyaka urashaka ko abatunga ari abantu utazi ari abantu ntabwo ushaka gusiga ku gasima kandi ashobora kuva ku gasima akagaruka akagukura ubundi ntabwo ushobora gushonja uri kumwe n'umuntu ufite amafaranga ntabwo bibaho bro niyo kiyonyine ari ibintu byo gushaka kuko n'ubundi ibintu byose bibaho no bitari no mu muziki niba ugendana n'umuntu agatunga ntabwo kuba mwirirwa nari byo bituma natunga nawe uzatunga cyangwa ngo niba afite ino mic nawe ngo uyifite nyine ahubwo nuyikenera uzayibona kandi nyine ntabwo umugisha wundi muntu ari wawe ariko ikintu twizera iyo upurinze ni waka nyine buri muntu agira igihe cye kabisa igihe cye nta muntu ugira ibihe byose ushaka kubaho kabisa ni byiza cyane kuba icyo kintu mucyumva ni byiza cyane so production ya drill aba producer mu Rwanda barimo kuyifiringa fresh ikiriho abanyarwanda bakunda drill man nta n'ikindi kintu bashaka kumva ahubwo twebwe ubu ni ukubaha imidundo gusa niba midundule wala production n'ubundi ni ukuvuga ngo buri generation ntabwo abakora gold school ari bo baza gukora drill buri njyana zipakiye ibikoresho byayo aba videographer kuko nk'ubu nje nshaka kugana umuntu gold school ngira ko numvisha afite sound nziza kugira ngo nkorere trap wenda ari iyo igezweho
ariko ugasanga ntago kubera urwego ndiho ndi mu underground ntago yanyakira ariko nzanye n'umupeti wanjye nibwo ujya kumva hit irabaye umupro nawe azanye igitinyiro cye gishyashya ejo muri drill akaza abandi bapro bakazana igitinyiro gishyashya ya nyine buri drill nayo imaze kugira abambasaderi benshi ku buryo ubundi buri movement igira abantu bayo drill nayo ifite abantu bayiraninga ewana man abanyarwanda ewana bakunda drill byatari nta n'ikindi kintu bashaka kumva anyway mbanze me respect umuntu umuproducer wadukoreye ino beat ko naramuhamagaye ejo mugiye ko nzabakira shout out to the producer kumwe n'abasirikare nkeneye drill kubera ko podcast igomba gushya so big up kuri we harya yitwa Sanitizer. Yani byiza ko tunarisubiramo gutyo urumva n'umu artiste akaba n'umu producer urumva nawe ari mu myaka yanyu umuntu ngiye naramwumvishe bwa mbere nkimwumva ndavuga ati wow ibintu ukora ni byiza niki generation ndamu appreciatinga cyane kubera ko kumva umuntu ukora ibintu na sound akayimixinga fresh ni ikintu kiba kigoye so ndanamushimira cyane rero kuri iyi drill yadukoreye so icyo nari ndimo ndavuga nuko nuvuga ngo iyi energy mufite dore we bamaze no gushyuha ntabwo biba byoroshye icyamye ko grindinga grindingule for sure grindingule bavuga uyu munsi bwasubiza ku mihanda street move murimo muri updating umusaza grindinga kabisa so iyi energy mufite izi mbaraga mukoresha kuri stage ngewe nkibabona bwa mbere nahise niyibuka mu minsi yanjye ya mbere nahise niyibuka iki n'iki ni ibintu bisaba kuba uri physically kuba wujuje ibisabwa ni full kit muri full package full package ni ukuvuga ngo muri aba sportif mukora siporo murategura show mu buryo bwose bushoboka twebwe twakuririmbira twakubyinira man all kids ubundi n'ikintu kinabonye mu Rwanda iyo umuntu abaye umustar ahita ataforume y'ubustar usanga Diamond aracyumye akwanya inaha ewana ni urugaga runini cyane ahita akora itama wallahi batamule icyo kintu bro chaka pela ari kugachati na Belgique mboge jule yo man urumva barimo barakwandikira ari igihe umukecuru aba ari kukubaza ati wagwanule yo urumva njyewe hari igihe nanjye nagotwaga kino kintu ni ikintu gikomeye tukiganireho ko muri aba young artist muri industry kandi ni ikibazo cya affecting music yacu usanga aba artist bacu ntago baba full package ubyumva kugira ngo ube umuhanzi mwiza package y'utuntu twinshi cyane njyewe hari ibintu byajyaga bimbaho hari igihe nigeze kumara nk'amezi nk'abiri kuko nyenda umusportif utambona gutya ni gato gatsindagiye ushaka wanyita karatsindagiye uri kubyumva none nigeze kumara nk'amezi 2-3 ntakora siporo ubyumva rimwe mbona igitaramo mu ntara urabizi nabonye mugiye mu ntara bitandukanye na concert hano i Kigali ko Kigali cyangugule none reba no kujya gukubita cyangugu bro cyangugule ni ibindi bule so akantu nshaka kubabwira nigeze namaze ayo mezi 3 ntakora siporo niba ari 3 cyangwa ubu ubonye igitaramo mu ntara yugiyeyo nta gutega wapi ushobora no kuririmba n'isaha n'igice kubera ko ufite time yose abantu bakunyotewe wagushaka kabisa noneho kirababaza cyane iyo ugeze kuri stage ugashaka gukora ibintu wumva muri wowe ubishoboye ariko imbaraga zikabura kabisa icyo kintu cyambayeho namaze hafi ukwezi kose nariyanze mba ndahantu nkumva umutima urakubise vuga si iki kintu kiri kunjena gutya umutima ni iki ngahita nibuka yakonse kandi abafana ntago babibonye ahubwo we kubera nyine ya spirit uba ufite yo gutanga ibintu byiza bro kuva icyo gihe
ninjye na siporo kabisa ntabwo ibyo bintu ntabwo birongera kumbaho ntibizongera no kumbaho jamais so ndagira ngo icyo kintu mukibona gute muri iyi game yacu abahanzi bamara ugafata wa mugani wanyu bakadamarara bagakora itama ubundi usanga ikibazo kiri mu Rwanda abahanzi tuba dushonje man ushobora kubona kabisa ibicwa izo nyama noneho buri munsi wa mugani w'umukinnyi wa peri no gufata inyama bakarisha ifi wallahi kurisha ifiriti inkoko no kurisha ifi inkoko ifiriti ariko ifi ariko nyine nicyo ikintu cya mbere gituma ibyo biba nuko abanyarwanda barashonje man hanze umupete aba umusitari ikintu afite inzara ari media na industry ariko mu Rwanda ushobora gusanga umuntu abaye umusitari target ye yari nk'inyama tu na chebe walompule none ibyo bintu kubivanga wa vitaminule kariyeri nijwe arigiye na fro noneho buri ikuntu zihinduka ibi turi kwivugishwa the 5 years nizitambuka bikomeje tutabicunze neza ubu gutangira kuririmba ibintu wireyemo buri ndabona zindi imbere ikashi kuri konte ndahunika nyine ni ibyo bijyamo kubera ko nyine umuziki w'ubu ni ego umuntu arakora umuziki amezi 2 induru zikavuga kandi n'abawubanje ntabwo baravuga ko wabavunnye nyine birasaba ko ibaze ko nacyuka bro ntabwo arasaza kubwire ngo mani ngo naravunitse ngo mani ngo wallahi urabona aracyari mu kazi respect kabisa kuko hari umuntu ubona wamugani nk'ibyo ziyavugaga ugasanga umuntu akoze indirimbo ajejo bundi mani ahise avuga ati ngo ngiyewe ngo ntabwo ndibwongere ngo kuzajya ngo mani ngo ngiye mu mbona telefone zibaye nyinshi views zibaye nyinshi mani ngo nyitabire uyu muntu mani ngo ase wallahi ngo kandi ikintu atazi uwo muntu ashobora kuba ari kwanga kwitaba ashobora kuba ari muri ba bantu bapushinze ibintu bye mani urumva kugira ngo abigeze ahantu kure rero ngarutse kuri icyo kintu cya siporo abahungu hano cyane cyane ko nataye ubundi nizo zicuruza Justin Bieber ufite ngiye ikintu nshaka kumva mumbwira uyu mujinya wanyu uzakomeza man cyangwa views ziba nyinshi ikintu nge mbafitiye ubwoba ahubwo Imana nasaba Imana ikintu twasaba Imana twebwe ubundi nta kibazo umuntu aba afite nka kavu ukuntu bazi kuko turahurana n'abahungu ikibazo twe tuba dufite ni ku Mana gusa idutiza umwuka kuko turi abantu mu gitondo ushobora kuba uri gukora wenda bino ariko mu gitondo nibibe bimeze neza ariko ikintu bitari haso bro abahungu ahantu ababera babi ushobora gutya dushobora kuba tuvuye nka hano tutashye mane niyumve yuko we ari step yanateye tu ahubwo wagataha mane ariko indi minanda nk'itatu mwikaye atazi n'ijya azajya kuri coding uramutse muri kavu ugiye kontre ugenda wenyine nyine ugaruka usanga umuntu gafite ingomeshana yo gukubita none ukavuga se iyi groupe nzayibamo ubundi imbere y'abantu umuntu akankubita ingoma nk'eshano abaniga nabo bwabo barahabyanya fo man ukatinya ugasanga umuniga yujuje wallahi book afite ingomeshano ubwo se wazuvuga iki ufite ingoma imwe ugomba kuza muri genge natwe ubwacu man ugomba kuba ufite full kit mirongo man ibintu byo kwirapishwa inkoko reka mbarabure ibintu byo kwirapishwa inkoko amafi ngo ibintu by'amamili man none inzozi za kure umva watubwiye turaba young generation ariko most of them man bibereye ku bintu by'amafiriti amamili kandi turebye man ase mu Rwanda hari umupeti man ufite imyaka 20 kuzamura man wenda kugaruka kuri 25 ufite mili kuri konte nubwo waba uyifite man arajya mu bikorwa man wowe ahubwo we expressing man ibintu bura ku muhanda tu hari n'ikindi kintu kiba muri music nka gutya nka ZEO kumenya urumva iyo umaze kugira kaneme gutya hari ibintu bibaho abantu bashaka nanone kuguprofita byumva kumva umuntu ari mu kabari ngo reka mbibwire yenda nk'abantu batabizi njyewe buri joro mba mfite ahantu ngomba kujya kunywa ari umuntu umpamagaye ntanazi man akambwira ati bro man ngwino hano ntago ndi buryame ntakubonye uri kumva utanamuzi ariko ugasanga wazajya gukora ya project ukambwira ati se man wallahi nta n'agacumi k'umuntu uzanye gimbo kakabura ariko ikintu kimwe ubundi
uko ugenda umusitari ibintu ukora cyane urabigabanya ntabwo byongera niba unywa inzoga nyinshi niba uhura n'abantu urabigabanya kugira ngo uzabashe kumara igihe kirekire naho niba wanywaga byeri ku cyumweru ukarangira ukaba ugiye kuzinywa buri munsi ibintu byose bihita bipfa noneho kuba umusitari ni kubura noneho ukajya uhorana n'abantu bawe mwandikira ingoma murya ibyo mwaryaga bisanzwe nyine kujya mu kipinga ya spirit mugume mushonje wetu abantu nk'abo iyo umaze kugira name nk'uko bivuze nyine abantu abenshi baguhamagara usanga bashaka guprofita no kwerekana ko barinze kubera ko muziranye hari n'umuntu ukorera shot mutari kumwe wabona ko ati genge walayi ngereka mbereke man uzabana nabikwereka man akabaramuhamagaye yakumva mwitabye ngo sinababwiye akaba naretse kukuvuga se no agiye abenshi bajyambira ngo ndi kumwe n'abantu bane ngo reka nze mbagwe ibyo bigoro man no uzabana ucembure abantu cembesha hano abantu uramucembe umva akibura uragikoresha ikintu kimwe nge nabonye mu muziki nibyo ejo bundi hari umuntu ambwiye ati uko uba umusitari hari abakobwa biteguye kukwangiza hari n'abahungu biteguye kukwicira nyine dreams mutigeze munahura n'umunsi n'umwe kandi urabizi aho ngaho harababigera bitewe n'uko n'ibyo bintu butaranabibonye sha nyine kurangira bikaba biri mu bintu bishoboka tu kuko niba umuniga yabikurikiranaga kuri Noheli nabwo nagiye kubivumbura nanjye nagiye kubivumbura maze kurara imbari nyinshi cyane ariko nkasanga naza gukora evaluation nkavuga se izi mbari ndi kuzivanamo iki byageze naho mfata umwanzuro wo kuvuga ati niyo najya kuririmba cyangugule kurara ntashye uri kubyumva aho najya hose kuririmba ngomba kurara ntashye biriya bintu byose byo ku ruhande by'iki ngenda mvuga ati ibintu bigomba kuva ko ADN nasanze urahura n'abantu yego baragukunze n'icyo ariko nanone n'akamenyero kaba kenshi kabisa umuntu mwahuye akubaha akabisubwira ati akavuga nk'ibintu yagufashije bitanigeze bigira ikintu bimara nyine hari n'abantu ngiye bajya bavuga ati ngewe cuga ndamuzi twariganye gucana turyana kawunga ibishyimbo niba ibyo bintu bimaze akavuga n'ibigo mwizeho bitaranabaye abayibuka n'ingano ya kawunga mwahashye kandi ushobora no gusanga banabeshya uri kubyumva abafana bajya batripinga sometimes tripingule ariko bibaho nyine nk'iyo umuntu mwahoranye akabona hari revuteye nyine ikintu cya mbere noneho umuniga wawe nta n'iki njya nk'abaniga banjye b'amaraso iyo duhuye nta kintu tuvugana ugatimana icyakoze niko byitwamo neza kipiraho ariko wa muntu wakubonaga mu kigo avuga atanga yigize ubu najyo ahita atangira ngo brongo man ngo uratangiye man ngo rapeti man ngo rapeti sho bundi ngo bari sinjya mbikubwira man ngo wallahi ngakakaye mwebwe mu mwaje nyuma y'ikintu bitaga guma ngo noneho bahitaga bakuraburiza cyane ati ejo muzaba muje ngo tubatore ngo ibikini ubundi mufana aba yumva ewana cyangwa yakona agiye bati nirani guma iri kumwoshya mwamubonye ngo butongabonetse ingaruka bango kandi garabi izi ngoma ngo karitsiye so wallahi akakanya wallahi ibintu tagiye wallahi man so ari ikindi kintu nshaka ko tuganiraho message zibamo cyane buriya hip hop ni njyana y'abarevolutionnaire kimwe na reggae music ni injyana zinyuzwamo ubutumwa ni injyana zigisha abantu urumva ni injyana zikangurira abantu rero iyo zibuze ubutumwa usanga kitakiri cyakindi nibyo bya bindi byo kurangira nyine k'umusanito kandi nanone usanga abahanzi iyo bagitangira baba bafite message abantu bose bakunze bose bakurikira kabisa ariko araho bigera ugasanga umuhanzi niba yatangaga message abantu bari kuturabura uburyo inkoko ziri kugurwa clip ari wa neza climatiseur zirimo kandi man street hari abantu bakenewe ubundi inama nagira umuntu wese wandika indirimbo tu ntukajye wandika witaka wivuga ibigwi oya kwivuga expressa mu njyana biwati nje ninjye ubayewe n'ibintu nk'ibyo ariko nyine ntukajye wivuga nyine
ibigo abari ibintu byinshi byo kuvuga oya ushobora no kuvuga uburyo urenze noneho ahubwo ukabye expressinga abantu bakabibona bakumva koko urenze ko facts z'uburyo urenze ukavuga ibyo wakoze we kuvuga ngo ivasiliriti tutarumva na vasi nimwe uvuga ngo umuntu arajya kuririmba agatangira ati ivasiliriti iyo vasi tutategereje tutarumva vasiliriti ni iyi ni ukuvuga ngo twebwe turategereje turi kukureba niba icyo uri kurapa ugitangira ngo vasiliriti iri he ushaka kuririmba imirongo 20 ugatuvuga ati vasiliriti abati ya tutari dopo atubwiye uburyo ibintu byarabitubwangiza tubwa n'uburyo birenze ikindi kandi man street hari ibintu byinshi byo kuvuga man hari ibintu byinshi ubundi niba wumva ushaka no kwandika indirimbo utabasha no kubona ibyo abantu biba baririmba jya usohoka man ujye street uhagarare nka boro muri feruje ushaka kuhava ubonye ibintu nka sa ntabwo uba wibaza uburyo abantu bose ubona abantu bari gushaka ubuzima rigiye gusohoka bitazakunda oya nyine nk'abo kiri underground birakunda ngenda bizi ntabwo bikunda ndi kuvuga abapkamingi baririmba ibyo biboro none ndimo ndavuga umaze kuba big star ni ukuvuga ngo ntago wajya oya ariko uzi impamvu nicyo kintu nashaka ntabwo bishoboka byo ndabizi nicyo kintu nashaka ko muvugaho kugira ngo nongeye nk'umuntu wenda mukuru wanyu muri game byose ibyo byose impamvu mbibabajije nuko nagiye mbireba nanabitekereza nkavuga ati iki kintu giterwa n'iki none nkaniheraho nanjye ku giti cyanjye ko nanjye umuhanzi watangiye ufite umaze n'igihe kinini maze muri industry mbona ikintu cya mbere kibitera nuko agurya muba muri crew muraburiya murapushingana kubyumva uyu nguyu yapushinga uyu n'uyu agapushinga undi none niyo muhuye ntago muganira ibintu by'ubushiti muganira ubuzima real life kubyumva ibyo rero ntago bishobora kuvamo vasi taririti uba muri twebwe ari igihe umuntu avuga ijambo ariko numara kuba big star amafaranga arinjira buri weekend hari gahunda zizazamo uyu munsi utajya ugira iyi weekend ngomba kujyana na girlfriend si wenda bagira kondisiyo ubundi ikintu gihindura umuntu wari uzi mu buzima busamana abakobwa bagira ibibazo byinshi nk'ubu nakubeshye nk'abaraperi mani nta rukundo rujya rumara umunsi kubera ko umuntu arakuzanaho ibintu yamenyereye by'ubugoryi ngo nudahura nanjye ninahura nawe harabikiza ibaze ko umukobwa aba akeneye yuko mushobora kuba mwavugana inshuro magana inani amasaha mane menshi kandi mane urumura arabizi ko nako kazi gatuma ari kuba neza wenda urumva kazi gashobora gutuma ari kuba neza gutya ashaka kumva ko mugomba kuvuga ngo mane ari ibyawe byo kwandika iyo ugiye en couple cyane cyane iyo ushatse umuntu aravuze ati ubumugaye for sure man hari ibintu wakoraga bitangira kukubera imbogamizi hari inshingano zindi ugiye gufata kabisa ya so rero ibintu biragutegereje njye n'ubundi ahubwo mpanganye nabyo nitwa mpanganye nabyo nyine ubu wamaze kwinjira ubu ngubu hari ibintu byose wavuze guhera ngaho ukiza haba abo bantu bahora bumva bashaka gupurapingisha ibyo bibazo by'abakobwa nyine ubundi hari n'ibintu mpano ushobora kujyamo ukumva nk'umara ibintu byongere mu kazi kuba wahura na situ cyane kuba performing inshuro nyinshi kuba nyine nk'ubagiye cyangwa niba uza performing kwa gatandatu uragenda kwa gatanu ugaruke ku cyumweru kwa kane wari gushaka imyenda kwa gatanu uri gukora repetition nyine kimwe cyose kigashira ariko hari n'ibindi bizamo bidakenewe man nk'ibyo by'abakobwa ibintu ubundi iyo ukunze umuntu ufite inshingano yaba n'umudokiteri n'ibiki wirinda nyine wewe ko agendera ku murongo wawe ahubwo ukurikiza akazi kikavuga ati niba ziyaboneka goroba ibwo ndamubona ariko se ibyana biri i Kigali wa musore we ikibazo n'abahungu ntabwo bahiza ntabwo ari buze guheza ibyo nkubwira erega urumva barashonje urumva utangira kariyeri ibyo bintu umeze nkaho ubirebera kure kubera ko uvuga uti ubona ari kiziza ubona ari ibintu uri kubyumva ubigendera kure noneho itangiye kwinjiramo noneho bya bintu bigenda noneho urabihunga bikagusanga ubihunga bikagusanga rero nicyo kintu cya mbere buriya umuhanzi agomba guhura nacyo akabasha kukimanaginga kugira ngo kariyeri idahungabana umuhanzi abagomba man kwirinda ibintu byose byatuma adakora nyine tu imizigo ataba ari steady tu kuko ubundi uko ugenda ugira success niko hagenda haza ibintu n'ibigeragezo bigenda bikwegera nyine tu utaburi ku murongo man
ariko nk'uko nkatwe dufite gang abo baji nabo ni babi cyane iyo babonye utangiye gutana barakurabura ntago baheze abantu utangiye gukwama ubundi gang bimeze nk'umuryango kuvuga ngo iyo umuntu akubwiye ikintu man n'ubwa mbere tuba dukosoranye nubwo ati man ndabona bimaze kukurenga tu uhita wumva ko noneho bro byarengere ariko muri twe nta n'umwe birabaho noneho man dufite n'iseseme nyinshi ibyo bibazo byawe ntago ari ibintu ibyo ngo byarabasani binanira genzi n'abasani man ingoma ikigira igihumbi kariyeri yahise irangira bihita birangira ubu afite utubari nyine bari kwinjira ameze gutya ariko ibyo byose ubundi ikintu ukora urabura man ukaburira mu bintu byawe noneho ifite side haso ku ruhande ukora umuziki nawe ukayikora ituma nyine umuziki utagutwara cyane icyo kintu nicyo kabisa nicyo cyane kandi nibyari byiza ko tunakiganira kugira ngo n'abahanzi baba batari muri iyi show bari gukurikira show bumve wagwana babyumvire jewe ndashaka abakoboyi mwongera mukanyibwira amazina yanyu kugira ngo n'abantu bari gukurikira show bongere bayumve uyu muri kumva ni Bodek aka the top figure aka BOD the Mzanzi boy the killer man the top shatter ni too many names nasigambishe for sure ewa natwege no ni Chakafela aka Diriri gang Chaka mbarusha gang ifite swaga tora abahungu bikwitaga igikundi cyuzuye abacama bafite iminada yateje saga ngo kubera ikinure bafite niga mukunda byibya amatama yo hari n'aba turabaji batanu Kav Music n'abaji batanu hari ubudari bita Majagule the culture boy hakaba nono Majagule culture boy kwako ari related na gakondo cyane ariko ya drill hanyuma Don Dada big man Don Dada umva ari batatu basigaye inyuma arabura babiri mwese mu banyoherereje ryari ngo nabo bame anytime better protect wallahi mu bame protect your neck kuko basi hano bagusiga big man Don Dada bwiru what a vibe mu bame vuba wallahi anytime kabisa waka waka umva abantu bari talented hano kabisa ubundi hano ni wabo wa talent waka waka podcast chaka kubona umuriro waka muri waka waka podcast fire so Zoe Musanze byari bimeze gute Musanze bari bakwirengesha reka mbabwira abantu bakerenza intara mani mu ntara bitandukanye wacu babonye gute nje reka mbabwiza ukuri mani abantu b'ikigali mwe murakerenza mani gute ziwashaka gukora concert mani akabura n'abantu 10 akaza abantu 4 Kigali kabisa anyway kubera ko nyine abayumva abantu n'abantu batuye Kigali n'abastari man ni umuntu nawe kuza muri show naza yihisha niba bayihisha ibiki abaturage n'abafite crowd ahantu ashaka kundebera naso nafite ni kuri YouTube ariko man abaturage nabo bafite crowd araza adashaka umuntu mukandagira adashaka nyine nabone abastari turi biragoye Kigali byaragoranye ngafite ngurubuga sinza afite abantu igihumbi bamukurikirana ngacuruza imyenda nyine iyo igonono iri mu bantu yirarenze ku rwego ushaka gukora show niyo wabugezweho like post ikajya like 200 ariko muri show kabura abantu babiri man ariko twagiye twe Musanze dufite trauma tuvuga duti abantu nk'icumi biraba biri dope twagiye kwagera man basa abantu baje kureba umuntu umwe man Idiveriste zamanutse man no stage ziravunika tujya hasi ubutuza man wumvaga nyine ari nkayo mashup byita umwanda isogero byita umwanda fucking niga ziritubaza vuga numve we tuvuge nkumva ari abantu benshi man benshi videos ndavuga ku bantu bo mu ntara shout to them man they show love barabidukoreye bya everywhere haba anose ari nyuma ya Kigali man baha attention umuhanzi man nyine abayumva ariyo last time bagiye guhura akaza asa neza aje kurya show no mu Rwanda niyo baje Musanze n'abasirimu ariko Musanze n'abasirimu iwacu ho Musanze ahandi muzajya nkaho bari batwishe neza ubundi muje hari ahantu hari hateye ubwoba kera hari ahantu hari hateye ubwoba wabaguzi kuri bubona abantu ari ukavuga uti
baranyakira bati Barusizule wewe warusizule wala no wahuyile uyule naho abantu barigaragaje wahuyule kuri stade ureraga icyo gihe hari ntago hari stade hari muri kaminuza muri university muri kaminuza bagiraga sale bitaga auditorium urumva icyo gihe muri kaminuza twe twatangiye kaminuza y'u Rwanda ikibi Butare habamo abantu bita abakonari bro ni ukuvuga ngo iyo wajyagayo ugakora show ukabemeza u Rwanda rwose gwetaga rweme abakoneseri kubera ko muri kaminuza y'u Butare icyo gihe buri murenge wo mu Rwanda bagufite umuntu wiga muri kaminuza y'u Butare nuvuga ngo buri murenge wo mu Rwanda bagufite umuntu wagiye kwiga i Butare nuvuga ngo niyo yari kaminuza y'igihugu kabisa uri kubyumva na hantu wasanga harimo abantu ibihumbi bahuri ari benshi so niba uhagiye ukemeza inkuru yawe iragera mu Rwanda rwose ako ngira ngo n'amakonseri yabaga kaze n'ubundi yabaga bera nk'Ibutare kabisa ahubwo nigeze kumva inkuru wari umusani ngo yaje afite igikabyo cya danje gahita kuramo ingofero arayinaga bahita bayimusubiza Grand Tour habaga ibintu noneho uretse wenda mwebwe ndaje mbe nsaifinga gutya ndaje nyubereke urumva murebe ukuntu twara amabuye n'amadiyama yigendera n'amabuye hari ahantu iyo wajyagayo ukemeza igihugu cyose wabaga wemeje babwiye kubera ko buri murenge wawe ufiteyo ambassador kubyumva none nk'iyo wagiraga ibibazo ntiwemeze ibibazo kariyeri yahitaga ibi nuvuga ngo ni nkaho kariyeri ibya mbere cyo ntiwatahaga baguhaga icyumba bakakugaburira bakubwira ati konseri rero muzayisubiramo ejo nugusibira baragusibiza ibyo bintu byabaye ku bahanzi benshi bro ntabwo ari byabaye ku bahanzi benshi ni ukuvuga hari nka kuru yitwaga SKC yagiye kuririmba yo barabihirwa ariko barabatipa barapera ngiye nkika ko babihirijwe wenda na sound ko nayo kubishya ko umuhanzi gushobora guturuka mu bintu byinshi ariko byabaye ngombwa ko babarara naho ngaho show bayisubiramo the next day ibintu byo kuza gufera ukikubitishwa ubugoma ngo ni hatashye ngo akavamo hari abantu udashobora kuvamo mari abakonari kandi abakonari ikintu bita abakonari twajyaga kuri stage na George urumva twe twari hit bya danje twajyagaho audios gahungabana ariko afite banga irahitule wala ifo voir bataga bafata amakondomo bakayafungura bagahagamo umwuka bagahita bafunga nk'igipurizo bakajya babindanga gutyo kajya bari gupuriza biri kuza kuri stage y'amakondomo kondomule wala ariko i Butare man shout up to them man ni bless up barabidukoreye out of Kigali ikintu kimaze kugaragara abantu bo mu ntara man they love music man they love impamvu nicyo gihe byabaga ari ibintu biteye ubwo i Butare wibuke nta Facebook yabagaho nta Instagram yabagaho ntaki wabaga ukeneye wa muntu nyine uzagenda akabibwira abantu bo muri quartier akamamaza nagara nka kuri yuzo gahita ukubitaho video ngita nyibona ngavuga ati banezo yatwitse bya data ariko no muri hip hop nibyo biri gukora bro hari utuvumo dutanu akavumo kaba Kicukiro NY Remera no ku Gisozi Gikondo kuvuga ngo utarivuza hariya muri utwo tuvumo iyo batumva imizigo yawe ntacyo kuvuga nyine buri murara wese nihaza ni nk'ari ikera kuri kasete nihaza kumvira umuniga uri dope umuniga avanye ubundi abasani barenze gusa bwonyine abasani barenze iyo batakumva ntacyo ni select mukavumo bakwemera hari n'abasani bakongo yituvumo kabisa kandi sport bataragera ariko utuvumo mani twese yaratuzareye kabisa ariko icyo nyicyo narone kijyana na cya kindi twavuze cya message ifoto cha kubereka numva ndi hafi kuyigera aha dore ngiye reka duhere hano ugende uryaho uhereze n'abagenzi bawe reba telefone ziri kudufoto
nta nubwo zifotora ibaze Nokia yari irimo yihe Nokia yari abaneza bizagarasha kandi bifite torosho akira reba telefone bari kudufotoza hano none ubwabo n'umusani nyine agiye nkweretsa akangaka gusa akajya na message twari turi kuvuga nyine iyi telefone aba ni abakonari iyi phone ntabwo ifotora yararikodingaga ntiyanarikodingaga nkuko wafataga kabuno bufone nyine buno butoya nyine none ukajya nawe mu bantu bafite za smart nawe ukajya ubafera ariko urabona ko iki gihe nta n'umwe wari ufite smart yala reba no kwifuza gutunga ifoto y'umusani muri we ifoto uzayishyiraho abantu bayibona sure chaz ni level 6 urabibona ibyo bintu ariko urabona ko manje ariko namwe hano cloud love yabagihari bagashaka ko bisa n'ibya bindi byo hanze n'icyo izo phone ntazo waga asabwo hari ikintu nshaka kuwenda kukubaza man nkirangoma nyine wakoranye na Jojo kabisa ndashaka kubaza nyine nka video production man nyine nk'imbaraga byabaga bisaba nyine ukuntu zazingana ko n'ubu ngubu ntago byoroshye none ndashaka kwibaza nka kujya nyine ize nyine kuri la level iriya umbaje kuri video nabonye n'ubu iragaragara nk'iyo iriya video umuntu wa mbere wo gushimira ni Jojo byumva uwa kabiri ni Bernard Benadule urumva kubera iriya ndirimbo nanone twebwe ukuntu byari bimeze byabaga bigoye ariko nanone amafaranga ntago byabaga ari byinshi cyane nk'uyu munsi kubyumva kuko wasangaga n'ibyo bikoresho ukeneye n'izo gimbo ntizari zihari ibintu byinshi ukenera uyu munsi ntago byabaga bihari kubyumva noneho wenda ugashimira na Manase niwe watwambitse twagiye kwa Manase turamutereta turi niwe wari niwe ushinzwe cyangwa Manase design oya nyine nk'ubu mise nibuka abariho buno Manase ariko ntago muzi nyine mise nibuka abariho buno bitabiriza ko Manase byabaga birenze Manase style Manase byabaga birenze niwe yigiraga ku mupakiro ubundi reka muri Nyamirambo harimo abantu benshi ubu kujyana na style kera ariko yabaga ari Manase ndaza kubatera story Manase collection ndaza kubatera story ya Manase urumva yari n'umusani fake ariko abantu bacuruza imyenda bafite imirongo man yakubita imirongo ya fake uretse ndaza kuba kuri freestyle ziwe gatoya urumva noneho Manase niwe watwambitse haza kuza umuntu umwe washakaga gukora show ya Iride muri Sky muri club ya Sky aratubwira ati sasa ingewe mbishyure tumuzakoresha noneho nge na Jojo turamuproposa turambwira tuti wowe dukorera ino video noneho na concert yawe tuzayigira iyo kuronshinga ino video iyo video ro turayishutinga yashutinzwe na Bernard n'uwo bita Sarehe Medi Sarehe apana Sarehe ngo mu producer w'ama video ubu ngubu ni Sarehe wundi we yarashutingaga n'undi twamuhamagaye ugira yari mu DOP ubumva baradukorera nyine video tuyikora gutyo tuyisohora muri Sky ku munsi w'Iride burira iriya video bayeditinze ijoro rimwe ni Iride tule yeditinze ijoro rimwe turi hejuru nge na Jojo for sure twaraye ahantu muri etage mu mujyi hejuru Bernard ariko editinga noneho urumva Jojo ni umukobwa uri exigent ambabarire nawe arabizi ko narabimubwiye uri exigent niba Jojo akubwiye ati turaca iburyo nushaka ntuburane ntacyo kuvuga muci iburyo ntacyo kuvugura uko muraserera ariko birangire n'ubundi muci uhanyuze ikiza ahubwo wowe nabikora hakiri kare yara protection ubwo ngubwo no muri editing twajyaga muri editing noneho bakaba mbonye nk'aka image kanjye ka fresh ngitamwira no kariya mugashyiremo hariya ndagitamwira ati yara turashyiriho kagapa gutya na gutya tugasira itabwa kenge nta n'ikintu nongera kuvuga mpita nigira no hanze tibyimenyerera bikurikirana ngahita ngaruka bari ku editing narakaye ni kureba gutya none ngahita mbona kandi ngo ubwo ntako nago mu gihugu gashyira Jojo agahita ambwira ngo kandi ngo hano ngo turi gushyiraho kagapa Jojo afite n'amashusho menshi yari afite experience we ibintu bye
yabaga yabipanze de A a 0 yabaga yapanze nuvuga ngo n'indirimbo iyo yazaga kwikora muri studio abazi kiki yiwe n'ikibana kiki yatukabyine kuri kuta zira tukabyine bro tukabyine cyane Zinurule tukabyine bro ya tukabyine muri video niyo ngiye Manase sasa Manase yari umuraperi akaba ari umuraperi umeze nk'umukomedi nyine urumva abanyamakuru bamwe bakunda gushyiramo utuntu twa comedy babaga bamushyiramo n'iki none akagira na beef n'umuntu bitaga Big Tom wenda umva mumuzi urafata igishwi cy'ikibinda igishwi cy'ikibinda ndafata wahari yakirango kuri 40 bagirana beef noneho rimwe Manase aramurapa ngo Big Dom, go fuck you Big Dom. But you went to Butare when the genocide was big. Arafite rero hama flow menshi buri ibindi bintu byinshi ndabyibagiwe. Anyway ndaza kujya muri ntuza muri YouTube nuko mwibutsa nimbona songs za Manase ndabafora. Ari no kuri YouTube. Ndaza kureba niba nazibona ko it's been a long time kandi ntabwo abantu bamenyaga abantu bashira ko nanjye indirimbo zanjye ntajya mbona. Ndaza kureba niba zirimo mbohereje. Ariko man kire gihe byabaga bigoye bya none se reka ngarutse kuri ako kantu utayemo gake ibaze nkuko kuntu wenda ushobora kuba ufite indirimbo wakoze ariko ukabutayibona nta nukuvuga ngo ofete mwebwe mufite amahirwe kuvuga ngo waraje projet zawe watangiranye na platforms zawe kubyumva twebwe twasoraga indirimbo bayigwaga kuri CD cassette CD wanayibura cyangwa ikanavunika CD ukayijyana byasabaga ko ujya kuri radio Atabatule nukuvuga ngo nukwigererayo ukabaha CD ukajya ku yindi radio ukabaha CD ukajya ku yindi radio ukabaha CD urukubyumva gukora amakopi ukajya kwa DJ Bob ukabaha CD ukajya ku Nyarwanda kopi zakorwaga n'umukire umuntu ukora kopi z'amasede za Nyarwanda nizo zashyiraga music zacu na Yego B namba nyarwanda.com nta muhanzi wagiraga ngo YouTube ngo yegob.com ntabwo wabaga bashona kuko hari n'ingoma koko ujya kumva aracyarimo yaciye kabisa abahanzi benshi ntabwo bafite indirimbo zabo nanjye bwa mbere nyirangiza secondaire zamani njye gukora ingoma nanjye najya boro bita kuri Afrifame baprodingiraga abasani bose nanjye ingoma yanjye ubumba narayibuza ahubwo sidukuri Imana yakize no kuvuga ngo twebwe nyinshi twarazibuze hari indirimbo nyinshi ushobora kujya muri YouTube zagiye ziba lost ukazibura none n'ahantu njya ngahita numva nk'umu DJ acuranze indirimbo ngahita muha flash tigashirireho wala uko byumva so muri iyi gihe muri gutangira ibintu byose biba bipanze biba biri ku murongo nyine tu niyo chance generation nyine ntabwo ushobora kubura data zawe even uribaza nk'iyo izo YouTube ziba zihari guhera nk'icyo gihe kuvugura umunsi twari kwa dufite platform nini cyane nagufitiye akamaro kandi ariko ibyo byose nta bihari bitewe na game kuko ibyo ntabwo mbere ari industry yacu ntabwo bikora ibyo mwakoze kandi man twebwe man twe turi hano because of you man nyine tu industry man hari abantu bayimakinze hari n'abandi bagomba kuyikomeza ariko buriya man ni shout up to all the guys. Yeah, bro. Bless up to them. Bless up to yourself, my brother. Bless up. Get it. Where's the vibe? Vibule. Vibule. GG. Yo. Burya nta mutima mugira mutega amahwa mu nzira tubasibira amayira uvuga kutaraza uteza igezi zaza uranywa kokuruka uretse nigakoka soma ibitabo nandika iyo ndiye ndaraza nkabishusha ubundi ukaza ukanyita umusaza wowe bitroya mutimbwa ufite ubwoya bawusize inzara ntibawuvura inzara yego cyo ni hehe bakuzi batakwanga nshuti y'amanyanga kandi afunga icwanga uzongere kuvuga cyaka bizagutera icyaka nzagusohokana bagusiga iminwa urarubyina zuke ntabwo uri bubyuke tondo ufite ikikwe wincotora nakora muri trigger winera ikiniga duhure kimicanga nkukore mu mabinga chimbo nujya ukinga hora n'igihunga kuki mubunga ingoni imidaho no mu buvumo bw'imbaha murota flow nk'izo mbaha tekinike nk'izasaha reka sinduwa hafaha pa
Come on. Ndashaka kurapa kugeza kuri revo ya nyuma. Umwuka wanjirana nanjye nzaguruke nk'ino. Nimuzi gituma ibintu twirika inyuma. Bidacamo twanze yuko bakora inyuma. Ko hawo murima barashaka kuwurima. Rubanda mukunda kuvuga mukunda guhigima. Mwanya wose nkumara ndimo ngerageza gusogota gukunda kwifuriza kujya gereza. Uhura nawe maka kusinaguhereza. Nahita ngushyingura iwanyu bagaherekeza. Nakwirukana naguhaye imerekeza. Isika kubona irungu ikagusepeza. Ati moja niko moja ndo na kam nasonga pole pole kwa sababu kuna jam. Ati mbili tawapigisha Kiswahili kwa njani kigonga ndo wananita jangili. Tatu nitaona tatu chini BOD nitawacha kifyatu. Ine simu najua mi ndo best, simu najua mi ndo na rhyme bila kurest. Tano nitaona BOD Iyo dushaka ibyo mu mifuka nitubona trap koramo mu mifuka chaka kora trap kura amaboko mu mifuka ngo cyangwa ufite boss cyacu ukora no mu mifuka gusa nawe urabizi ko umusondeka kazura gapisika kesho ukabisubika as long as wakuye amaboko mu mifuka ngo nuko afite dread ninde utazi uko bazisuka yakuye amaboko mu mifuka karayamanika baramucakaza bashaka akazi ko mu mifuka yo deshira du byose nkorera ama family banzu menye neza ushaka kugira enemy. What do you think when I'm with energy? I'm gonna get paid benga bahani nga medicine mokini text na minita kupigia. You know what I mean mama sita señorita. The best nigga top figure. You need a hot nigga, you need a gang that you know got the next nigga. Sikubali kufail nitapambana kama billboard taleta niko wa kwanza. Natembea na blessings za mama ikiwa mvua au jua si tunajikaza. Jua kali we looking for money, tukipata pesa tunakosa gamani. Tumetoka mbali mutusaidie mani. We starting doing this wakatuita wasazi. So kef kavukire muri twurire tegera zose zumirwe. ubwo birarangira ryari ubwo wallahi kutwongeze reka nze mbareke dore se drill tubasezere umuntu abatemo bimwe bya nyuma. umusezulule tunategereje abandi babiri basigaye. ewana dondada Nuruhero hari ufite mu gukora kw'imibare reka ujye usare ibyo bintu byabaye ryari nuko byumva cyangwa waruhari nube nyiramuhari wazanye ibyo guharira imbere yari rubanza rumuryangali umwana wakuriye inaha i Kigali ntabwo nyigisha kujya muri Paris wigize pare wa Paris kirenge yabaga inzira y'impari wari akapenzi agafende gashonje yibenza amakuru nyakuri nyovesi wakuze gishenzi uririmba ibihenze uribiri hanze ibiri garuke slenge zishaje warwaye urukebu wiceka nka sebu nitami ipaje nyiveo rujishe muteye ruveo kirije zimanipwe muveo mbakatiye nyiri kumbeo muze life get go Kura on guys of frozen gigi nubiterire free tabyari bikeri nimubabwira aho turira nciriritse ni utori ndabizi kiri kibori nibategeka omba ukuri fungo batanga rikura amahori tubohereze kuri tubagirize turi kure Latifa yamubwije ukuri shoje ibikeri cyaka amafaranga y'ishuri amumva buturi ndikuki namba wamaye namba gateze kamba batura gahambi inkono y'itabi mfite amashami wamaye na mime najya mu mashami nkajya mu bushari nkabishami yashami yo nituhuru tapika makofi nigga I think we get it for real. Kama ni ganji tunazifeel tunazigonga tunazitrill. This mind I'm doing my job na tafuta hela I'm doing my job. Cool kid cake kid vile matemo wanaleta sifa vile mapanda kazi leta song mama wakaniandalia to leo kanikuta genyero nimeruwa su. I came as a hood and guap NYC nigga put it on map bang and I send them ups ngoma za ufala tumezichoka komani wanenda kuroga kaya genge mewatia woga ukupevera papila lona pole pole ndo lavi na songa wacha moves tunawasoma
ya kwanza Doing the trench ndi kuva jasho Umupakura muri haso Natafuti yo foot complete Nikipata mani wanatoa macho Barazana stories za kitambo Hawachuwi ni baba wa kambo Wana smarti wauze pando Wani check wanipige head Tawa check ni wapige head Mwana tukora display Makora bobadi get in my way Yo homie shake to stay Na mwani hano over slay Yo homie shake to the flash Na mwani hano over slay He did it again. Yo, narumugabo yabuze intebe Girizo genge zogele mineke Sapele nika kuri television zikina amasere Agafashe balmudere Gangsta zimanuka mu mideri Gafiba yangasha ni materi Manuka jeru bacurike Turi kwisaho wishyura kisi Utabishoboye witegera bisi Ejera ni ibibazo ni byinshi Umunsi wapfuye bashyingura fisi Imana ifite inzira nyinshi numva simafi nigasiba amabici Zirasa bugufi zo kuba rich Njye nahisemo kurwana n'iminsi Njye nahisemo kurwana n'iminsi Let's go Baza peti ku mihanda uburyo ubuzima bubi bumukanda ahageze hose bamuhiga ameze nk'imbeba munsi y'igitanda Benyamabara kiza amakara dore amatara n'ayo magara yoragura wiyahara Kavukire na Kigali na Paris gishoha nimwe tudahari tumaze nica tuma dutaha hakiri kare Rurema ya mbere pare izo leta tuvunira mu kare Utitira futura fute karite Ekute pake ite muri umuziki mfite pilote Utinda mu nzu tumusigare Dore mfutu ko tuba turi muri witego Ubwo muzehe tube habite Mfite umukara Mujye kukama ngenda begukara Izi supang singara guveng Namira machali tubaye amaslang Sini batogo batari gitondo Pika kuramba kulanga trap Napila kuchali mbakara ga flow Kila maramba nigusa kato Trip tombara remix ya kala Club tumizi ndege disara Let's go Meke kudakora ibari imihandira nukaminzara Mano yashizemo inzara ibimora ni kuva kera mbiruhira Fata inzira genda ubazimuhira Fata igutigita amatara Fizicuriza ukuri magara Ntuzababazwe no kuma amagara Katira gang siva mu mutari Ibizunga ziri mu matara Mane ateye mutari urasara Itaro zisiga amabara na n'ubu urakihamagara Kuyigisha imuruhara Ikukiniga zisara Zitica n'ipica Bisha umukiza Igoyogota baharira amapica Baharira amapica Ese gusara ufite ingobishara Wowe n'umwami nikute mungana Urwaye indwara yo kubura umufana ukuntu wikira ntibyumvikana Ntibyumvikana Ngo haso zino niza kweli Nibaho ko wababona bukeli Kandi munyonge nagira mapenzi Mugende macheni mpaka kumugezi Mugende macheni mpaka kumugezi Kiri Misaka mahera Ukupoa ni kugenda uzima Ikibazo ngeni no muzima Ikibazo cyane ni mushima Misaka mahera Ukupoa ni kugenda uzima Shaka njewe n'ubuzima Misaka mahera Yo, choga isaka mahera Yo, isaka mahera Choga isaka mahera Bodak nisaka mahera Nise misaka mahera Choga misaka mahera Choga isaka mahera Waka isaka mahera Kari isaka mahera Kafu isaka mahera Nise misaka mahera Choga isaka mahera Ese ubundi wumva iyo ndabaye Ndavuga kumbura papa Nakoze umusigo ubuhindutse saka ngo navuze intiga zifite ibibaye Nshaka kudana bivuga Kereka muri biti bidajyamo Nshaka byose ndabiruka Kereka umunwa wanjye bidacamo Ibidashoboka tubivaho Kereka umuziki watinze gucamo Hari n'igihe mba ndi mu kinya nkabona urashaka ko ndusha umujinya Ikigari hahora amapari twinywera amapaki bakiye amashashi Mu muziki twibere basazi zitapira kava nubwire basaci We did it again. We did it again. Akakorwa nawe nabikoze kera kugeza right now Siripla message za ujinga Maadu yote wanavimba Eleza kukupama imisina Back off and this money tajipa Nilitukuye Java hero Iza Julia Sego Muje kumavimba Bero rugero Kuwa turawera Muri muvero Mafunzi parijera Kumusego Nisegu yingo mishara kenyero Umubebi nashaka umupeng Asiko magazi Kikapu cha back
badufana kuminanda Kavukire and the breathing. Kev. Oh yeah. You killers. No cap. We did it again. You did it again. Again and again. Bro. Yo. Check my. Number 6. It's not this at all. Yeah, man. Not this at all. With me, no time for the lang, nigga. No time for the land. Man, njyewe ubu ngubu ndishimye kuko ndi kumwe n'abantu barenze man. OG, man. respect my kumwe guy. n'abantu barenze kandi I see you very far. Ndababona kure cyane. For sure. You just keep the fire burning. Yeah, respect. So akajambo kamwe duhereye kuri ZEO. Wajambule Cyo kuvugula wala. Man, je muri iyi minsi man ntacyo kuvugire. Ukuvuga ngo ibintu byose ndi kubibona nyine ni blessing kuko nagize igihe cyo kubona blessing ngira n'igihe cyo kubona ko byose n'ubundi nshobora kuba nabisiga ikintu